Nivombi, yeah, na Shoshamula, yeah, na Mr. Kagame. Hey Reden Jadromain nguko musanzwe mubizi yini ya channel yonyine Ubutare Media aho wasanga entertainment aho wasanga byose biryoshe ibyo wigeze wifuza ariko ukabura uko ubibona nahangaha rwose ibyo utekereza mu nzozi zawe utekereza ko bidashoboka ono one channel bigufashamo n'Ubutare Media bya bindi rwose wumvisha ukabyumva nabi ntahandi wabikura ni ku Ubutare Media. I am JD on your screen nguko mubibona turi hamwe ni cyamamare turi hamwe n'umuntu mwakwibaza ngo tugiye kuganira ibiki mwakwibaza ngo bimeze bite wowe wijya kure kola share na like ku biganiro byacu tuguhaye ikaze kugira ngo dutangire turyoha twiryohereza. I am with your boy who is you my brother Dimalana Julius yeah bandi umuhanzi wamenyekanye cyane ku ndirimbo yitwa UMUDUGUDU yeah ati ni Malana Julius wamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye narababwiye ngo iyo ngiye gukora ikintu manza kukibazaho manza kugitekereza kugira ngo bize kuba bimeze neza cyane nta kantu nari nakora kaba katarabanyuze ni nayo mpamvu mparanira kugira ngo buri munsi dukore ibirenze Ubutare Media nico tubereyeho turahari kugira ngo tubashimishe. That's why I like you. I'm with your boy nababwiye ngo ni kitari cyaza nzakizana guys. Okay, uratubwiti uri umuhanzi watangiye ubuhanzi ryari? Watangiye ubuhanzi bwanjye 2019. Okay, 2019. Byumvikane ko aribwo watangiye umuziki. Byajute kugira ngo wumve waririmba? Byarizanye byaraje nabandi muri tushe bikaza indirimbo ngaririmba ntanayanditse nkumvirajagira n'inzanzwe nyiza hari uburyo bwinshi bw'imiririmbire haba ariko wowe ni wowe uzi uburyo uririmbamo waba uririmba ubuhe buryo hari abarapa hari aba zaranibi hari n'indirimbo nyinshi ziba ziri mu njyana zigiye zitandukanye wowe watubwira ubikora ute? Njyana R&B tudatinze rwose wagira indirimbo imwe utuzamurira ukundi mu gihe namenyekanyeho cyane indirimbo yitwa ku mudugudu ako mfite impamvu nayikoze indirimbo abantu bisanzemo abasaza abakecuru bikurikije n'amagambo yayirimo indirimbo ivuga ngo ayeye yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora ayeye yewe mama we ibyo mbona numva narekera kurora ku mudugudu aho nturukama aho nturuka uzahishe neza uhishe mu nda yawe baravuga nibakunda ukizema numara gukena bazakuvugiriza inturu ku gasozi ayeye ati ayeye indirimbo yitwa ku mudugudu nababwiye ngo nta gihe nkora ikintu ngo hari kosa mu kubazanira umuhanzi ni ibintu mamanje kureba no kwitegereza wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi wakoranye n'umuhanzi bita Speed Boy ngira ngo turabizi twese Speed Boy hari indirimbo mwakoranye nyinshi zigiye zitandukanye ariko wenda indirimbo yitwa umunyacaro niba ari umunyacaro niba ariko yitwa simbizi ngira ngo tutagiye kure rwose waturirimbiraho vaze unatubwire igitekerezo aho caturutse. Murakoze cyane ndirimbo yaramenyekanye cyane umunyacaro yego irakubita byatari indirimbo nziza ifite amagambo n'umuntu mukuru yayumva cyane kabisa akumva yuko aba bantu bateguye ndirimbo umunyacaro yaturutse nayo nicaye ndi hamwe na Speed Boy na Tom Breeze sinzi ukuntu yacuranze igitekerezo kwa feeling zitaziza ndaririmba ndimboneka gutyo ni indirimbo watuzamuriraho gato kugira ngo abantu bate kugira ngo ni ibintu tuba turimo kuvuga bidafite fact ni indirimbo nziza cyane yari irimo ivuga ku munyamugi n'umunyacyaro ngira ngo tudatinze wazamura ayiwewe mama we
fata agatoroshi nkwibwirire wa mukobwa umwe w'iwacu nabona asa n'uwashaririwe ishabure ishapure ibyo ngibyo yarabyibagiwe nakamini kuri moto ayiwe mama ndapfuye we abanyacyaro baranyobera bayifata nk'amahano ujya kuvuka wazanye ko wageze ku isuri buri iyo ufite imyaka ubigenza cyangwa maribo ubigenza ndashaka umbwire wakahungu ndashaka umbwire wowe munyacyaro iby'umujyi bitandukanye n'iby'iwacu mu cyaro iwacu mu cyaro iwacu mu cyaro tw'abanyamujyi dutandukanye cyane n'abanyacyaro n'abanyacyaro speed boy uri umunyacyaro curious sister ni umunyacyaro naho mburiye n'abanyacyaro oya sindi umunyacyaro ya Okay, ati sindi umunyacyaro ngira ngo marabyumva neza cyane barimo bavuga abanyamujyi n'abanyacyaro aho ushobora kubona umuntu ukabona uyu munsi ko wamubonye ejo ukabona yahindutse like a makeup n'ibindi bigiye bitandukanye nigeze nkubaza ngo icyo gitekerezo cyajute irandirimba irimo ubutumwa buri umwe wese yakumva ariko nubwo wambwiye ngo hari wakoze mu mirya namwe mwumva murimo ariko biba biragoye cyane kugira ngo umuntu ahite focusinga kuri topic iryoshe kuriya abantu bakunze byajute guys. Bro rero ikintu kiri mu muntu cyokina muri mifite impano uyifite cyane sio ifite impano uyifite irandirimbo bitewe wenda bese n'uburyo wabyutse uwo munsi ariko byateye n'uburyo nyine umuntu ava mu cyaro kanasanga nyine bitewe n'ibyo asanzeyo bikanamuhindura umuntu agiye ari igikakagaruka ari inzobe nyine iminwa ikabatuku n'inzara yasize ifite vaste nyinshi ziryoshye nuko ntaziririmbye indirimbo iryoheye amatwi cyane ndirimbo niyo kwigisha ukumva yuko wenda n'umukecuru yagira umwana yagenda yazagaruka kuko atabasha kugira ngo ese atabitindaho cyane kweko yumvishe yandirimbo wenda kubageraho bagahindura wari witwa Tereza akaza yiswe Tesi birimo cyane ngira ngo abakureba kuri screen uburyo ugaragara ni umusore ariko ufite icyo twita ubumuga ntabwo wabuze ukuguru niko navuga sibyo byajute warabivukanye bimeze bite sobanura bagukurikira banakureba Nakoze kukimbazaho cyane ntabwo hananye utakimbujije wowe nyine ukurikije n'uburyo ngaragara umuntu wese anyibaza aho duhuye ntabwo yabura kutambuza icyo kibazo ntabwo ariko navutse ariko navutse nanabaye n'umuhanzi umuhanzi narabaye ucya ntaramenya ntabwo nahindura umuhanzi ni impanuka nagize 2013 nandi kwigare birangira nyine maze impanuka nyuma yaho ukigira impanuka waje kugira izindi miziki ukora nakoze impanuka niga ntangiye umwaka wa mbere secondaire nivuza imyaka 3 naranze gukira nyine aho norohiwe niho nasubiye mu ishuri ntangira mu wa mbere ngeze mu wa kabiri niho natangiye kujya niyumvamo nkumva n'ubato mbize bararirimba batuka nk'umuruko ku muhanda akajya kuri mudene kure umuhanzi ntanagerayo nkanamubura kubera ko nari nzi yuko abahanzi barazi kundi kuntu nkamubura tumwe nganagaruka unafite ico kibazo nafite kino kibazo nakumva mu kigo bari kuririmba ngo Tom nase nanjye nubwo natangiye Tom kumva yabaye Tom ndishariraje abana bari ekacari ku bigeze
nanjye sinanditse guys ngira ngo murabibona impamvu mbibajijeho ushobora kuyibaza uti niyihe biragoye kugira ngo umuntu ujye kubona hari wenda rumwe mu rugingo abura ariko akagena agashobora kuba yakomeza impano ye akayimprovinga means that aho waba uri ntukazagira ubwoba buri kimwe cyose kirashoboka mu rugendo rwawe rwa music uvuye he umaze kugera he Julius? buriya ngewe ngaya umuntu wa mbere cyamanze ngaruke ku runtu wenda ufite ubumuga umuntu ufite ubumuga wacitse intege ni sinzi ko nabatekereza uriya kumugara nayo ni mu mutwe nasubiye mu ishuri ndasoza nicanye diplome yanjye sibyo kandi uburyo banyikira abanyeshuri meze gucya bintera imbaraga cyane ni habura abantu baguca intege ariko nukuri kina abantu bose akagushimuza icyo kintu atari wow good urugendo rwanjye rwa muzika mu ndirimbo natangiriyeho n'indirimbo yitwa Disability ntabwo ari disability ni disability wenda kubera ko ariyo nabaye wenda femu cyane ariko niyo navuga iyindi ntabwo nyibuka neza kubera ko it's a been long time. Disability ngimara kubona yuko abanyeshuri uburyo banyakiriye bisi ntangira kubona ari ngikuntu kunzwe cyane mu kigo ahubwo gusa n'umuntu udafite iki umuga urumva umuntu waje ashaka bato muri rimwe na rimwe abumva agira ute ugeza aho femu barakwakiye nyuma yuko wari ufite ikibazo gikomeye nyuma yuko wakoze accident ariko abantu barakwakira ukomeza ukora none Julius tukira aho ngaho nihe nama wagira abantu usanga nyine wenda ashobora kuba afite ico kibazo ariko n'ubundi yaritinye kandi in English baravuga ngo disability it is not inability bivuze yuko niba ufite disability ntibivuze ko nta bushobozi ushobora kuba wagira ute wageraho kuko you have achieve for the different goals for different things ariko wowe turi kumwe nihe nama wagira abo bantu usanga yitinya kandi wenda you never ntabwo ushobora gukina football ariko hari ibindi washobora sibyo nihe nama wabagira? Je umuntu wese nabwira umuntu ufite ubumuga uri kundeba nona mugire yuko natinyuka gusa akagira ikintu kimwe azi kimurimo akakihishyira mu misi kuruharirwa cyo gihe kwibara yuko wenda atanariho to then ngewe nyimara kubona yuko impano ngifite narayerekanye n'urukundo ritarukora cyakoze no kwishuri abanyeshuri bose bifuza gusangira nanjye kuje nuko nyine umuntu waganiraga cyane bamuna kuniyakiriye abantu bro ntabwo babyumva umuntu ufite ubumuga rero natinyuka ashoboye kumugara nabi ni mu mutwe kandi na leta yarabyoroheje cyane ahabwa agaciro cyane imve yuko nazaba afite icyazi azakerekane ndabizi yuko nawe utazamufasha okay wigeze ukomoza ku ndirimbo bita Disability ngira ngo tudatinze rwose wa tuzamuriraho Julius. Kumugara si ikintu birababaza cyane gusa ibiruta byose ono umutima ukomeye wowe komera cyane wigirira icyizere mu kubaho kwawe ubishyiremo ubushake abo baguca intege ubagenere yo kure ubabwire yuko n'abamugaye ari abantu disability is not inability disability is not inability disability is not inability
Disability is not inability. Yeah. Okay, narababwiye ngo byose nzabikora. Ni kuri channel imwe Ubutare Media, niho baguhereza byose, niho baguhereza vibe, niho bagutuma uryama neza rwose. Gukora ikosa no gukubagana, stay touch, stay on one channel called Ubutare Media. Je nitwa JD, narababwiye ngo tuzakomeza dutarame. Munwanyi wanje cyangwa se mushuti wanje wigeze ukorana indirimbo nyinshi zigeze zitandukanye no bita Speedboy. Creation yanyu ese no bushuti gusa mwari nka groupe byari bimeze bite? Speedboy ni umushuti cyane. Ubundi Speedboy namumenye nyuma yuko menya Tom. Umuhanzi Tom nakunze kuvuga cyane. Akina kenshi wenda kuririmba navuga yuko nari wenda nabikomoye. No wabaye inspiration cyane pe kwera ko nibuze cyane sindikubona zumvaga. Speedboy tumenyana nyuma nyine ku ishuri. Cyo twahuye dufitanye indirimbo nyinshi. Speedboy ntabwo ari umunyacyaro gusa, n'indi yitwa Sebeya y'abakecuru bamyereyeho n'intama. Yego. Ni nyinshi ni inshuti yanjye ntabwo tuba turi club. Mwari inshuti noneho by'umwihariko kubera ko mukora umuziki birumvikana mwagombaga guhuza mugakorana. Twarakoranye ariko gusa wumve ko umuntu wese undebe cyo ndi gusaba pe ufite ubumuga yitinyuke. Arashoboye umuziki pe njya kuririmbira hepfo ku bumwe gasanga bankubise 80 kurimba gusa iminota 5 nkitahira. Uko uramutse ufite icyo ufite ukize kiryamira iwanyu uzahira mu bijomba. Buri wese agira umuntu yubakiraho akunda muri kariyeri ye. Julius ni muntu ki? Julius ni ninde afana yemera? Mu bijyanye n'iki? Mu bahanzi? Mu bijyanye n'indirimbo, mu bijyanye no kuririmba mu bahanzi aburi kuko uri muri kariyeri. Wenda watubwiye Tom Breeze ko yakwenspeye, ariko ushobora kuba ufite umuhanzi ukavuga uti byanze bikunze nagera ikirenge muke bimeze gutya, uyu muhanzi arankoma. Hari uwo wabukunda? Ngiye nkunda abahanzi. Umuntu wese erego ukunda ikintu cyakuryoheye. Ntabwo nakubwira ngo pro burya amapera kandi utayakunda kandi bikunda. Rero ikintu cyose gifite ikintu ukundira ikintu ukurikije n'uburyo wenda ugikunze nyine. Kandi ukunda umuntu uba wanakwisanisha na n'ukuririmba kujya n'ibintu byaririmbye bikakugora cyane. Ngiye nkunda Dani Vumbi. Nakunda na Shoshamura. Na Mr. Kagame yiranjyana yaje matari yo kurapa ndayikunda kubera ko n'abantu tujya kujyana ku nta ndirimbo waba wibuka se ya Dani Vumbi ngo turirimbire ihora? Indirimbo ya Dani Vumbi imadere afite nyinshi, ariko ushobora kuvuga uti iri hafi ndi kumva naririmba ni iyi ngiyi as Julius. Indirimbo yitwa Mwaragangeya umutima itangira gukira. Reka tumugarukeho wenda irabikuza ni nyinshi ariko reka mbingiye kuri Shoshamura. Nta kibazo rwose gereze show. Nago professeur ufite umwanya idagadure kabisa nta kibazo. Mbere kuri Tom ko umuntu wo mu rugo. Dukome. Nta ribi rwose. Ubundi ijya kuri sheheri wabo niyo mpamvu wenda. Binanshabutse naruko yuko indirimbo zabo ntazizi, ariko ugomba guhera kuri gakondo. Uwo muntu nakunze kugarukaho cyane Tom. Tom afite indirimbo sinzi ukuntu yandika. Afite indirimbo uko najyaga muri ati Rwanda niwe nitabaza cyane. Bitewe wenda n'impamvu.
indirimbo yitwa Mbwira. Indirimbo yanayisohoye nari n'akandi kana nayo nabonye ndavuga kano kantu byashoboka birangira ko byanze ariko yaramfashije. Iyo ndirimbo naho ijoro ryamanuka igicu kigakora hasi, naho inyanja z'isi zose zakama isiga hinduka ubutayu, naho imisozi yahinduka ibibaya sinteze kukwanga, ufite ubwiza budashira irora wamagama masira kurengwa, uruhonza kw'inyambozi wacu maze nkwereke n'ababyeyi, uruho tuzahorana byiteka sinzigera nkubabaza, ariko mbwira mukunzi oya mbwira niba rwose unkunda by'ukuri, oya mbwira mukunzi oya mbwira niba uzanyambikiye impeta. Ni indirimbo nziza cyane rwose. Good rwose nababwiye ngo rwose iyo ngiye gukora umwanya ngakora ikiganiro ni ibintu mba natekerejeho cyane, ni ibintu mba nafatiye umwanya, niyo mpamvu nkwibutsa gukora share na like ku biganiro byacu kugira ngo dukomeze dutarame. Ni ku Butare Media andi ku Butare Media maze dukomeze turyohe turyoshya. IMJD ndi kumwe n'umuhungu wanyu rero turakomeza twiganirira. Julius wigeze ukomoza ku kintu cya Ati Rwanda, bivuze yuko wigeze kuyitabira? Narayitabiriye. Byagenze bite rero, tubwira urugendo rwawe muri Ati Rwanda? Ati Rwanda se urabizi ubundi voka ntago yakwera amapera ntago bibaho. By'imigani burasinzi ko voka ntiyakwera amapera, dusikana ari voka ntago bishoboka. Rero Ati Rwanda narayitabiriye, ikintu cya mbere cyansekeje ubura ntabwo nzi kurakara. Narakaye umunsi mbura urugingo rwanjye, naho ngeze mu bitaro ndebye abantu babuze byose navuga shaka ubwo ngira abarwazi cyabura komera. Bijya bikunda kubaho cyane. Muri Ati Rwanda nararirimbye, ikintu nibuka bambwiye Bruce Melody yambwiye ngo impano irakura. Ntabwo nabashije gukomeza, ndongeye gusanga impano irakura, ariko ntabwo nabashije gukomeza mu mbonesi zose. Iryo jambo yambwiye nk'umuntu mukuru, ntabwo yambwiye ngo jya kurya ibigori ngo wapi, ariko yambwiye impano irakura kuko yarabonye ati impano irakura. Byaguhinduriye ubuhe buzima se nyuma y'uko ubwiwe iryo jambo, nyuma y'uko ugeze muri Ati Rwanda? Ntiwacitse intege ukavuga uti ibi n'ubundi wenda si ibintu byanje, ukabire byagenze bite? Wumve yuko uko nanagiye muri Ati Rwanda nta n'indirimbo yanjye mfite yanjye, narimbagiza abandi nyine, akimara kumbwira gutyo naratashe indirimbo nanyandika. Ni ukuvuga ngo wowe kuva muri Ati Rwanda byakubereye urufunguzo biragukomeza. Guys mwumve igitekerezo. Ati ngiye bambwiye ijambo barambwira bati impano irakura, ahari sinzi ko niba ari gutyo, atari ko iryo jambo niryo ryankomeje. Mujye mwumva guys amagambo meza yubaka, aho kugira ngo ave mu muziki we yakomeje talent ye, kandi ngo mbere yuko yandika indirimbo yajyaga muri Ati akarimbiza abandi, gusa nyuma yaho yaratrendinze yakoze ize. Ikintu cyiza cyane. Hanyuma Julius, wenda dukomeza, abantu bakubonye banarakwishimira cyane, ubarizwa hehe? Channel yawe waba ufite channel ugushaka yakubona ate? Yewe nagize amahirwe ejo bundi umusaza ari kwiyamamaza Paul Kagame, nakoze indirimbo y'amatora, nuko nyine wenda nakoze indirimbo y'amatora, abantu barayikunda nayo, ahubwo niyo yagize view kurenza ibindi byose. Niba wenda yari ifite tayito yo kuvuga yenda nta masinzi,
yarakunzwe cyane umukecuru yayumva kumva kabisa umuhungu wanjye asanga tugiye kurya akawunga ariko biba bitewe n'impamvu yewe navuze yuko ni umu artiste mfite channel yanjye ubu ngubu ndi ku Butare TV aho mfite channel yanjye Papa Wakanda gusa birahagije iyo wanditse Papa Wakanda of course bita byikora byose nta kintu geretse rwose Papa Wakanda ukandika Papa Wakanda on that Wakanda. Okay, good. Papa Wakanda. None tukomeza tuganira ukomoje ku ndirimbo y'amatora ya campaign, ni campaign ishize cyangwa ni igihe kibanza? Ni ishize jobone. Ni ishize. Indirimbo urayikora igira na views nyinshi cyane byadanje. Duhesho kuri iyo ndirimbo zamuka rwose. Ntabwo bamvite ntabwo bwo gutora Kagame niwe mugabo mbonayo waduhagararira ujye ubaha Kagame utajya wikuza uburiri uwo mwanya ntawubonayo oya kuko araradutekerereza ijoro n'amanywa niwe muyobozi w'ikirenga Paul Kagame na undi dukeneye Paul Kagame imureka tuyobore Paul Kagame nyanganya duzingayo. You're right. Nababwiye rero ngo cyano turiho rwose ni Butare Media. Kora share na like ku biganiro byacu, komeza ukore utere comment, ukore byinshi byadushigikira kugira ngo tugire aho tuva tugire naho tujya, kuko twe twahagurukiye kugira ngo tubashakire ibintu byose byatuma mumera neza mugubwa neza. Hanyuma dusa nabagana ku musozo, Julius muri music nyarwanda, ni ibihe bintu ubona bisa naho rwose ubona bishobora gusubiza abantu inyuma? Ese ni ibihe bintu ubona bitagenda neza? Ibintu bitagenda neza mu music muna ni byinshi cyane byinshi wenda ubwo nkanjye wenda nahira nko kumuganizi zanjye gukora indirimbo wenda nge birangora wenda naruwe mfite nk'indirimbo zigera muri 20 zanditse ariko kubyo nta bushobozi bwo kuzijyana muri studio n'ikintu ushobora bikeya iki ni ikintu kigoranye wenda naba mbona ku bantu bakuru bacu wenda buri muntu wese agira umutima we kandi nawe twahuza umutima ntabwo bishoboka nshobora kuba mfite 2 miliyoni nakumva wenda ngabona umuntu wanjye gato umuntu wanjye rero ndi kubona nta na bitanu afite abo katse uko mushakira iki 200,000 agira ute abashaka kurushaho yego ariko hari umara kugerayo cyane niyo wenda ntagire nicyo gitekerezo cyo gutekereza gatekereza wenda avuge ngo hari abandi bantu bafite impano bari hasi, ntabwo nagira umutima wo kujya kubareba akijye n'ibyo ntabwo yapfa kubitekereza abanyarwanda barikunda cyane abanyarwanda barikunda cyane. Gira icyo ubwira abafana bawe dusoza, gira icyo ubwira abantu bagukurikirana. Abantu nabwira abantu bankurikiranye babashije kundeba cyane hano Butare TV. Ikintu cya mbere nashishikariza umuntu wese ufite ubumuga kwitinya, nicyo kintu cya mbere cy'ububwa navuga ati kwitinya nicyo kintu cy'ububwa, nawe wagera kure, nawe wagafata, nawe waba umuntu udasanzwe. Iyi ni ya channel yanyu, channel y'ibihe byose, channel yitwa Butare Media. My name is JD, ndabakunda namwe ndabizi nuko. Hasta la vista, ciao.